Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kubahwa, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana iteye ubwoba, uri hejuru y'amajuru. Waravuze ngo ijuru ni intebe yawe kandi isi ni intebe y'ibirenge byawe. Urabaza ngo mbese umuntu yakubakira nzu ki? Urangije urabaza ngo mbese twibwira yuko waba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu? Ariko muri Yesaya ibice 66 umurongo wa 2 waravuze ngo ibyo byose ni ukuboko kwe kwabiremye, ngo ariko wowe witaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Ndagushimira yuko ujya wita ku bantu bafite imitima imenetse kandi bagahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Uri Imana itarobanura abantu ku butoni, kubera yuko iyo uza kureba uburanga, ukareba igihagararo, ukareba inkomoko, ukareba amashuri, ukareba iyo dutunze n'imiryango, hari bamwe muri twebwe tuba tutabasha kuvuga izina ryawe. Ariko wagize neza kuko utareba ibi byose. Wabwiye Samweli ngo ntarebe igihagararo, ahubwo uri Imana yitegereza mu mutima. Reto Star, ndagushimiye kubw'ino groupe, ndagushimiye kubw'iri teraniro, ndagushimiye ko wemeye yuko mbasha kuganira na buno bwoko bwawe, mbasha kukubera igikoresho uyu mugoroba akaba ari ngiye gucishamo ibyawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasabye kugira ngo presence yawe iboneke hano hantu. Ntaba ari ngewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari umuntu wari wese ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndinginga uwera wa Isiraheli kugira ngo kano kanya bitavuga Imana byose biceceke mu izina rya Kristo Yesu. Ndasenze ngo connection y'ijuru ifunguke, amaso yo kureba Imana atangire kuyireba, amatwi yo kumva Imana atangire kuyumva, abo guhembuka batangire guhembuka, abo gucira indwara batangire gucira indwara, abo gufashwa batangire gufashwa mu izina rya Kristo Yesu. Abo kuva aho abantu bari aho umwanzi yari yabashyize batangire kuvayo. Ndinginga Imana yampamagaye, ndinginga Imana nkorera kugira ngo uyu umugoroba w'umugisha, umugoroba wa special ku buzima bw'umuntu wese wizera mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndasenze kugira ngo icyubahiro cyawe gitwicire iyi groupe, icyubahiro cyawe gitwicire ubu bwoko, hanyuma ubwiza bwawe butumurikire bimenyekane ko twateranye mu izina ryawe. Urakoze kuri Imana inyumviye kandi kugiye gukora iruta cyane ibyo ngusabye mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Hanyuma nkuko nabivuze, amazina yanjye nitwa Safari Serge. Ndi umusore ushima Imana, ndashimira Imana ko yanyemeye ikama agakiza ku buntu. Uyu munsi ikabona ko ndi wo kwizerwa, ikangabira umurimo Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo inzara yo kwifuzwa. Ubundi ubusanzwe ntabwo inzara ari ikintu cyo kwifuzwa. Isi yose ihanganye n'ikintu cyitwa inzara. Imiryango itandukanye ifasha irimo irarwana n'uburyo yafasha abantu bari mu bibazo by'inzara. Yesu nadufashe cyane. Nakomeje gukurikirana amakuru agenda avuga ku nzara, nza gusanga inzara ari ikintu gikomeye kirimo kirica n'abantu benshi kuruta sida. Uwiteka dufashe. Uyu munsi sida ntikica abantu kubera yuko n'imiti igabanyukana yarabonetse, ariko inzara nta rukingo rwayo ruhari, nta n'imiti igabanyubukana bwayo ihari. Yesu ashimwe. Abantu bari kwicwa n'inzara uyu munsi wa none ahangaha ni benshi. Nakurikiranye nsanga ku munsi yapfa abantu 21,000 bishwe n'inzara. Ugiye gushyira ku mwaka urasanga ari miliyoni 7,665 bicwa n'inzara ku mwaka. Witeka dufashe cyane. Iyi ni inzara y'umubiri, ni inzara yuko habuze ibyo kurya by'umubiri, ni inzara yuko habuze ibyo kunywa ibi by'umubiri. Yesu nadufashe cyane. Ariko mbatumweho uyu mwanya mu ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo inzara yo kwifuzwa. Hari inzara yindi iyo kwifuzwa, hari inzara yindi abantu bakeneye kugira ngo we babasha kubaho. Uwiteka nadufashe cyane. Nuvuga ngo hari inzara yica, ariyo yingi y'umubiri tujya turwanya mu isi, ariko hakaba n'indi nzara umuntu yagira ikaba yamufasha kugera ku buzima bwuzuye, ikaba yamufasha gutungwa ubuzima bwe, ikaba yamufasha gufata ubuzima bwe akabwegereza ibyamuhesha kubaho iminsi yose. Imana ihimbazwe cyane. Iyo niyo message mbazaniye mu mbaraga z'umwuka wera. Biragoye ko umuntu yakumva uburemere bw'iri jambo, cyane cyane abantu ba logique, abantu bashyira mu nyurabwenge. Mbere yuko ninjira muri iri jambo umuntu yakwibaza ati ese umuntu yakwifuza inzara gute? Yesu nadufashe cyane. Paulo nibigize yandikira abakorino mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 18 ababwira amagambo akomeye cyane. Avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo turimo turavuga ijambo ry'Imana ku bantu b'abanyabwenge bw'isi, mu bantu bafite logique nyinshi, baba bumva tuvuga ubupfu, baba bumva tuvuga ibidafite umumaro cyangwa se iby'ubwenge bukeya.
ariko ijambo ry'umusaraba kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'umusaraba ni ubushobozi. Ijambo ry'umusaraba riduhindura abantu badasanzwe. Imana ishimwe cyane iyo twaryizeye. Ndagira ngo rero untege amatwi nk'umusaraba, untege amatwi nk'umukristo, untege amatwi nk'umuntu w'umwuka, ntuze kuntega amatwi nk'umuntu wa logique. Oya, sinshaka gutera n'abantu ba logique uyu munsi. Ndifuza kuganira n'abantu b'umwuka mu izina rya Kristo. Birambwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Haleluya. Kandi Imana ni umwuka, abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Ndashaka kuganira n'abanyamwuka muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, ni mu gitabo cya Mose ibice byaho ni 8 n'umurongo wa 11. Bibiliya iravuze ngo iminsi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo azaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka Imana ihimbazwe cyane. Aya ni amagambo Uwiteka yivugiye, aravuga ngo iminsi izaza. Iminsi Imana yavugaga ni iminsi nk'iyi ngiyi turimo, ngo nzateza inzara. Imana ishimwe cyane, ngo ntabwo azaba ari inzara y'ibyo kurya, ndetse ngo nta nubwo azaba ari inzara y'amazi, si izaba ari inyota y'amazi. Imana ishimwe, ngo ahubwo azaba ari inzara y'ijambo ry'Uwiteka, izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo iyi nzara yatejwe nuko izuba ryacanye, ntabwo iyi nzara yatejwe nuko imvura yaguye cyane, ntabwo iyi nzara yatejwe na covid tumaze iminsi turimo duhangana nayo, ahubwo iyi nzara ngo yazanywe n'Uwiteka, yatejwe n'Uwiteka. Ikintu cyose kizanywe n'Uwiteka mu buryo bwiza cyangwa se akikoze kubw'ineza, haleluya, ni ikintu cyo kwifuzwa. Imana ihimbazwe cyane. Mu minsi izaza ni ku Uwiteka avuga, nzateza inzara itari ibyo kurya, itari ibyo kunywa, ngo izaba ari inzara yo kwifuza kumva ijambo ry'Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane. Iminsi turimo ni iminsi yakabaye iminsi y'inzara yo kwifuza kumva Imana ivugana natwe, yakaba yari iminsi yo gutega amatwi Uwiteka tukumva icyo dushaka. Yesu ashimwe. Ariko abantu baracyafite inzara ya yindi ya kera imwe y'iby'isi, baracyafite inzara yo gukira, baracyafite inzara yo kubona imiceri n'akawunga, baracyafite inzara yo kubona za viza, baracyafite inzara yo kubaka amazu y'imitamenwa. Ariko umva inzara igezweho, Imana ishimwe cyane, niyo kumva ijambo ry'Uwiteka Imana, niyo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo nzara igezweho mu minsi turimo. Niba ugifite inzara y'iby'isi urasigaye. Imana yigeze yasanga Yeremiya mu bice 45 umurongo wa 5, iramubwira ngo mbese nawe urishakira ibikomeye. Iramubwira ngo ntukabishaka, ngo kuko iminsi igiye kuza ngiye kuzateza amahanga yo mu isi yose ibyago, ngo ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira. Yeremiya yari afite inzara nk'iy'abantu mw'iyi minsi bafite, yo kwifuza ibikomeye nk'abandi, yo kwifuza amazu nk'abandi, yo kwifuza iby'isi nk'abandi. Imana yitegereje isanga inzara afite ntabwo ari inzara ikwiriye, ntabwo ari inzara yateje, ahubwo isanga ni inzara yatewe n'irari ry'iby'isi, isanga ni inzara yatejwe na Satani, isanga ni inzara yatejwe n'abatizera n'umwuka wa Antikristo ukorera mu batizera. Imana irangije isanga Yeremiya iramubwira ngo mwana wanjye, ntugire iyo nzara ntigukurure, iyo nzara ntigushiture, kuko iminsi igiye kuza ngiye kuzateza ibyago amahanga yose yo mu isi, ngo ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira. Reka nkubwire, inzara igezweho ukwiriye kugira niyo kumva ijambo ry'Uwiteka. Ibindi byose ni amagambo, ibindi byose ntacyo byagufasha. Iyi niyo nzara nifuza ko twifuza, iyi niyo nzara nifuza ko tuganiraho mu izina rya Yesu. Hari ibintu bigera muri 6 nakusanyije bishobora kukubwira yuko ufite inzara. Yesu nadufashe cyane. Icya mbere kizakubwira yuko ufite inzara nuko umuntu ushonje ntabwo uzasinzira, nta bitotsi uzagira. Uwiteka nadufashe cyane. Ikindi kizakubwira yuko ufite inzara, ntabwo uzabasha gutekereza neza. Uzajya ujya gutekereza wumve ubwonko bwagiye. Njya nkunda kubikurura cyane nk'abanyeshuri biga. Umuntu ushonje ntabwo ashobora gukurikira isomo ngo abashe kuryumva. Uwiteka nadufashe cyane. Baramubwira ngo rimwe guteranyaho rimwe bibyara kabiri, ariko kubera ko inzara yamukubise akabyumva uwo mwanya, mu wundi mwanya babimubaza ntabe yabasha gutanga igisubizo cy'ukuri, kuko inzara ifata ubwonko ikasa nk'ibucuritse. Ikindi cya gatatu, umuntu ufite inzara ahorana umunabi, kuko atekereza ko igihe cyose umuvugishije uba uri kumushinyagurira. Ikindi kizakubwira yuko umuntu afite inzara, ntabwo ashobora kureba neza. Kubera iki? Aba afite isereri. Umuntu ufite isereri ntabwo areba neza, aba yumva ikizungera. Uwiteka nadufashe cyane. Ikindi kizakubwira umuntu ufite inzara, uyu muntu ntabasha kuvuga ngo byumvikane, avuga kuka kadasohoka. Rero iyo kuka kadasohoka, ijwi naryo ntabwo rishobora kurenga umutara. Ikindi cya gatandatu kiranga umuntu ufite inzara, umuntu ufite inzara ntabwo ashobora kumva neza.
kuko mu matwi ye haba hameze nk'aharimo ubuduha, aba yumva hameze nk'arimo injereri. Uyu muntu ntabwo ashobora kumva neza na gato. Ibi ni ibintu bigaragaza cyangwa se ni indikateri z'umuntu ufite inzara, umuntu ushonje. Uwiteka nadufashe cyane. Ibi ni bimwe mu bintu bigaragaza umuntu ushonje. Ushobora nawe gusanga hari ibindi uzi bitewe n'ahantu Imana yagiye gucisha. Uwiteka nadufashe cyane. Ariko uko byagenda kose, iyo uyu muntu yisanzeho ibi bimenyetso, akarwana, akagira ishaka ryo kugira ngo ino nzara irangire, Yesu ashimwe, igihe abonye ibiryo arongera akamera nk'abandi bantu, arongera agatekana, arongera akagira umutekano wuzuye, arongera kumva neza, arongera akareba neza, arongera akavuga rikumvikana. Imana ishimwe cyane. Iyo uyu muntu amaze kurya, umubiri usubira muri eta iri normal. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tugendane mu mwuka, ndagira ngo tuganire nk'abaganira nabo mwuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuntu yakwibaza ngo mbese kuki Imana yateje inzara? Ni iki cyatumye Imana iteza abantu inzara, iteza isi inzara, iteza iyi nzara yo kumva ijambo ryayo? Imana nidufashe cyane. Tumaze kumva ububi bw'inzara. Ese kuki Imana yazanye ikintu cyitwa inzara? Izi ukuntu ino nzara iryana, izi ukuntu ino nzara itesha umutwe, izi ukuntu ino nzara ivana umuntu mwanya. Kubera iki Imana yateje inzara? Uwiteka nadufashe cyane. Impamvu Imana yateje inzara, hariho ibiryo abantu benshi twirukankira bitari ibiryo kurya by'ukuri. Uwiteka nadufashe cyane. Hanyuma yateje iyi nzara speciale, inzara idasanzwe, kugira ngo abantu bakanguke babashe kuba bamenya ibyo kurya byabagirira umumaro kurusha ibindi. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe Yesu yari mu butayu yajyanywe n'Umwuka w'Imana kugeragezwa na Satani, mu bice 4 bya Matayo n'umurongo wa 4, Satani aramusanga aramubwira ngo ariko kumaze igihe usenga, kumaze igihe wiyiriza ubusa, ufite inzara, ukaba uri umwana w'Imana, ufite ubushobozi bwo gufata ibuye ukahindura umugati, kubera icyo udafatira ibuye ngo urihindure umugati. Ikizakubwira yuko uri mu bihe bibi by'inzara, amajwi ya Satani akubwira kwicira inzira aba menshi, amajwi y'abadayimoni akubwira kwirwanirira aba menshi. Uwiteka nadufashe cyane. Yesu nawe rero yari afite inzara. Iyo ufite inzara, inzara irembuza abadayimoni b'urucantege, irembuza abadayimoni b'abajyanama mbi, irembuza Satani akaza akakuganiriza. Uwiteka nadufashe cyane. Satani arazabwira Yesu ngo wahinduye ibuye umugati, ko riri ukumvire ukarya ugashiriza. Ijambo Yesu yasubije Satani ndimwe, yaramubwiye ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ngo ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Bigaragaza yuko mu kanwa k'Uwiteka harimo ibyo kurya, harimo ibiryo bibasha kuba byatunga abana b'abantu. Uwiteka nadufashe cyane. Imana rero mu kwitegereza yasanze abantu bafite inzara z'iby'isi, isanga abantu bafite inzara yo gutunga, Imana isanga abantu bafite inzara yo kumenyekana, yo kwamamara, Imana isanga abantu bafite inzara y'akawunga n'imiceri, isanga inzara zigwiriye mu isi, nta nzara y'ubugingo bafite, nta nzara yo gutega amatwi kiva mu kanwa kayo bafite. Irangira ngo reka nteze inzara yihariye mu bantu, reka nteze inzara yihariye mu bitwa yuko bari mu rugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo babe babasha guhishurirwa baza aho ndimbaho ibyo kurya bizima. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yateje inzara ngo yice abantu, ahubwo Imana yateje inzara kugira ngo izane abantu babe babasha kurya ibyo kurya nyakuri. Imana ihimbazwe cyane. Yesu yabwiye Satani ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'icyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Imana ishimwe. Reka turebe urugero rw'umuntu wagize ino nzara. Yesu nadufashe cyane. Inzara yo gutega Imana amatwi, yo kumva ijambo ry'Iteka. Imana ishimwe cyane. Muri Yeremiya ibice bya 15 umurongo wa 16, Yeremiya yagize ino nzara, inzara yihariye, inzara itangaje, inzara izanwa n'Uwiteka wenyine. Hanyuma amaze kugira inzara yo kumva ijambo ry'Uwiteka, amaze kugira inzara yo kurya ku ijambo ry'Imana, yishyiramo imbaraga, mbega yiyunga nk'imbaraga, ashakisha uburyo yabasha kuribona ngo ayibe yarirya. Imana ishimwe. Hanyuma nasomye ijambo ry'Imana mu bice 7 bya Matayo n'umurongo wa 7, rimbwira yuko umuntu wese ushaka azabona. Imana ishimwe. Yeremiya rero yashakishije uburyo yakira ino nzara. Imana ishimwe cyane. Imana imaze kubona kwifuza kwa Yeremiya, imaze kubona yuko Yeremiya yamaze kumuteza kuyishaka, yamaze kumuteza gushakisha icyayimara. Imana ishimwe. Imana irangije yereka Yeremiya ikintu kidasanzwe. Igihe Yeremiya arimo asenga, Yeremiya arimo ashakisha Imana, ngo agiye kubona ngo abona amagambo y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi abantu benshi barasenga ngo babone ibifatika, babone bya bindi mbega bizatuma isi ivuga ngo bano bantu bateye imbere. Ariko Yeremiya we igihe yarimo cyo gusenga,
igihe yari arimo afite inzara y'ibyo kumva ijambo ry'Imana, ngo yagiye kubonabona amagambo y'Uwiteka arabonetse. Mbega mu maso ye yagiye kubonabona amagambo y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Sinzi icyo wifuza kureba, ariko icyamu ukaba wifuza kubona ijambo ry'Imana, ukaba wifuza kubonesha amaso yawe isahani yuzuyeho ijambo ry'Imana. Mbega imbehe iriho ijambo ry'Uwiteka, Imana ishyirwe hejuru cyane. Ngo amagambo y'Uwiteka amaze kuboneka, nta kindi kintu Yeremiya yakoze. Nyumvira ikintu Yeremiya yakoze amagambo y'Imana amaze kuboneka. Haleluya. Ngo yarayafashe, ngo amaze kuyafata arayarya. Imana ishimwe. Ngo arangije amubera umunezero n'ibyishimo mu mutima we, kuko yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ihimbazwe cyane. Ikikubwira yuko Yeremiya yari afite ino nzara, amagambo y'Imana akimara kuboneka ntabwo yatesheje agaciro. Hari abantu benshi batajya bafata no magambo ngo bayarye kubera yuko bafite inzara y'ibindi bitari ijambo ry'Uwiteka. Yesu nadufashe cyane. Ikizakubwira umuntu ufite inzara y'ijambo, azariha umwanya uhagije, azafata igihe gihagije cyo kurisoma, azafata igihe gihagije cyo kuritega amatwi, azafata igihe gihagije cyo gusenga ngo Imana imuhishurire, Imana imufashe kurisobanukirwa. Uyu muntu azaba afite inzara, Imana ishimwe. Ariko hari abandi bantu kubera kugira inzara y'ibindi by'isi, kubera kugira inzara n'inyota y'ibifatika, nutababwira ibiri buze guhaza irari ry'ibyifuzo by'iby'isi bafite, ntabwo bazagutega amatwi. Uwiteka nadufashe cyane. Ijambo bazaba bakeneye nibasha kubabwira ibihuye n'umutima wabo. Pawulo niwe wabwiye Timoteyo ngo igihe kizaza amatwi y'abantu azaba barya. Ntabwo bazihanganira inyigisho z'ukuri, ntabwo bazihanganira inyigisho zibasha gutuma bahembuka mu bugingo, ngo ahubwo bazigwiriza abigisha bahwanye n'irari ryabo. Mbega bazagenda bahaze ibyifuzo byabo, inzara y'ibyisi ariyo bashyira imbere, aho kugira ngo bashyire imbere inzara y'ubugingo, mbega inzara y'ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka nadufashe cyane. Ariko Yeremiya we akimara kubona ijambo ry'Imana, akimara kubona amagambo y'Imana, birambwira ngo yarayariye. Ngo akimara kuyarya, umva rezilita ziva mu kurya ijambo ry'Imana, umva ibintu bizanwa no kurya ijambo ry'Uwiteka. Ngo ya magambo ko yagendaga amwinjiramo, ya magambo ko yagendaga amanuka muri we, ngo yamubyariye ibyishimo n'umunezero. Imana ishimwe cyane. Birashoboka wabuze ibyishimo, birashoboka wabuze umunezero, birashoboka nta byiringiro wari ugifite, ariko mu kurya ijambo ry'Uwiteka, mu gutinda mu kurya ijambo ry'Imana, hari n'ibyishimo. Iri jambo rifite intungabugingo, iri jambo rifite vitamine z'umwuka, ribasha kuzana ibyishimo, ribasha kuzana umunezero. Icyatumye uyu Yeremiya ngo anezerwa akagira n'ibyishimo, ngo nuko yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ihimbazwe cyane. Nta handi hantu ushobora kumenyera yuko witiriwe Imana, nta handi ushobora kumenyera yuko uri mu ndangamuntu y'Uwiteka, keretse mu kumva ijambo ry'Imana, keretse mu gutega amatwi ijambo ry'Imana, keretse mu guha umwanya ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Ndagira mbabwire yuko ntabwo ari twebwe ba mbere baba bagize amahirwe yo kwingingirwa ibiryo by'Uwiteka. N'abatubanjirije Uwiteka yagiye abasanga rimwe na rimwe akabinginga. Yesu ashimwe. Burya ikizakubwira yuko umubyeyi agukunda, azabona urimo urarya nta peti afate n'inkoni. Yesu ahimbazwe cyane. Cyangwa se ajya kubwira ati isaha yo kurya yageze, rekera aho ngaho gukina, rekera aho ngaho imicezo, rekera aho ngaho imiteto, ngwino ku meza isaha zo kurya zageze. Imana yageze yasanga umuhanuzi witwa Ezekiyeli. Imana ishimwe cyane. Ngirangirira iramubwira ngo mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuzemo uyu muzingo ngo uhaye. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Ezekiyeli aherako arawurya uwo muzingo Imana yari imuhaye, ngo mu kanwa umuryohera nk'ubuki. Imana ishimwe cyane. Imana yasanze Ezekiyeli, ntumbaza aho yari ari, ariko icyo nzi cyo nuko Uwiteka yamusanze. Ngo arangije aramubwira ngo umva mwana w'umuntu we, fata uyu muzingo, fata aya magambo, fata ijambo ryanjye, uryuzuze uhaze amara yawe. Haleluya. Wuzuze mu buzima bwawe, wuzuze ubugingo bwawe. Ijambo ryanjye rimanuke ribe mu magufa, ribe mu mitsi, ribe mu misokoro, ritembe mu maraso. Fata uyu muzingo uwurye uwumire. Haleluya. Ikizakubwira yuko Imana igufiteho umugambi, izakwingingira kurya ijambo ryayo, izakwingingira guhereza ijambo ryayo umwanya. Imana ihimbazwe cyane. Imana yasanze Ezekiyeli iramubwira ngo ufata uyu muzingo uwurye. Simbizi ubuzima yari abayemo, sinzi aho yari ari, sinzi ibyo yatekerezaga n'ibyo yari arimo, ariko Imana yasanze Ezekiyeli akwiriye kurya umuzingo. Imana ishimwe cyane. Nuza gusoma kino gice cya 3 uzasanga Imana yarashakaga yuko Ezekiyeli azagenda akabwira amahanga iby'ijambo ry'Uwiteka. Ntabwo yashobora kuvuga ibitamurimo, ntabwo yashobora kuvuga ibyo adafite. Burya umuntu ngo yijuta uko yariye,
Yesu ahimbazwe cyane. Ni ukuvuga ngo Ezekiyeli yagombaga kubanza akarya agahaga kugira ngo azabone ibyo ataga, kugira ngo azabone ibyo abwira abandi. Ubundi akenshi Imana yo mu ijuru itinda itwigisha kugira ngo tuzabashe kubwira abandi, kugira ngo tuzabashe gufasha abandi mu gihe cyabo cyo kwiga. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nawe arangije ngo afata uwo muzingo ngo arawurya ngo umukana umubera nk'ubuki, Imana ishyirwe hejuru cyane. Ngira mbabwire ngo ijambo ry'Imana riraryoshye. Umusore yaravuze ngo neno la Mungu ni tamu, rifite uburyohe, riraryoshye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reto pista la veria gidemanda. Imana iramubwira ngo fata uyu muzingo, fatira ijambo urirye, uhaze amara yawe, uhaze inda yawe, kuko iri jambo ni ubuzima. Hari icyo uzarimaza, hari icyo rizagufasha. Iri jambo rizakugezaho imiryango itakugejeje. Iri jambo rizaguhagarika abakomeye bataguhagaritse. Iri jambo haleluya rizakugira ikindi kintu kidasanzwe. Imana ishyirwe hejuru cyane. Twabonye iri jambo ry'Imana riduha agaciro, twabonye iri jambo ry'Imana ritugezaho tutari kugera, twabonye iri jambo ry'Imana riduhesha ijambo bakomeye. Kubera iki? Kubera kurirya, kubera kuritinda, kubera kuritega amatwi no kuryumva. Imana ishimwe cyane. Imana yasanze Ezekiyeli kuko yifuzaga kumukoresha, yifuzaga kumutuma, yifuza ko ayibera umuntu w'umumaro. Iramubwira ngo fata ijambo rirye. Wariye ibindi byinshi ntiwigeze uhaga. Wagize inzara y'ibintu by'isi ntiwari wabihaga, ntiwari wabibona nk'uko ubyifuza. Ariko ngira nkubwire ngo ry'ijambo ryanjye, fata uyu muzingo uwurye, uhaze inda yawe, uhaze amara yawe mu izina rya Yesu. Ngo Ezekiyeli afashe wa muzingo ngo awuriye mu kanwa umuryohera nk'ubuki. Nshuti, fata igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, fata igihe cyo gutega ijambo ry'Imana amatwi. Niba hari ikintu kizakuryohera kikaryoshya ubuzima bwawe, ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana, ni uguhereza umwanya ijambo ry'Imana, ni ukurya ijambo ry'Uwiteka mu izina rya Yesu. Haleluya. Nk'uko mu mafunguro y'umubiri asanzwe habamo intungamubiri, no mu mafunguro y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana cyangwa se ariyo jambo ry'Imana harimo intungabugingo. Imana ihimbazwe cyane. Murabizi neza yuko hari indyo umuntu ashobora kurya n'ubundi akanga akagira indwara zituruka ku mirire mibi bitewe nuko yari indyo ituzuye. Uwiteka nadufashe cyane. No mu mwuka rero ushobora kwibwira yuko wariye nyamara utariye, kubera yuko mu byo wariye nta ntungabugingo zigize zite zirimo. Uwiteka nadufashe cyane. Mu ijambo ry'Imana rero harimo ibanga ryihishemo, ari naryo rituma umuntu waririye abasha kuba yakura. Iryo banga niryo nifuza ko tuganiraho mu izina rya Yesu. Abaheburayo ibice byaho 2:4 biravuze ngo dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana ishimwe. None ko bivuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, uku kwizera k'uyu mukiranutsi guturuka hehe? Mbese uyu mukiranutsi abasha gukura hehe iki kintu cyitwa kwizera? Ko kuno kwizera ariko kubasha kubeshaho umuntu, ijambo ry'Imana ribuze guhurira n'ikintu cyitwa kwizera. Uwiteka dufashe cyane. Abaroma ibice byaho 10:17 haratwereka relation, isano iri hagati y'ikintu cyitwa kwizera n'ijambo ry'Imana, ari byo biryo twahoze tuvuga kuva kare. Imana ihimbazwe cyane. Biravuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Nta handi hantu ushobora gukura kwizera kiretse kumva, gutega amatwi. Kandi ntabwo ari ugutega amatwi iza ndirimbo zivuga ngo igisupusupu cyangwa za kiradodora z'isi. Oya, ntabwo ari ugutega amatwi abakubwira ngo runaka yambaye gutya cyangwa yagiye ahangaha. Si ugutega amatwi by'isi, si ugutega amatwi ibonetse byose, ngo ahubwo ni ukumva ijambo ry'Uwiteka, ni ugutega amatwi ijambo ry'Uwiteka. Mu gutega amatwi ijambo ry'Uwiteka, mu kumva ijambo ry'Uwiteka, niho haturukamo ikintu cyitwa kwizera. Yesu ashimwe cyane. Mbega kwizera ni vitamine zibitse mu ijambo, ni vitamine umuntu arya igihe cyose ateze amatwi ijambo ry'Uwiteka. Imana nyiribihe, Imana ishimwe. Abaheburayo twasomye ibice 2:4 hakavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe. Kwa kwizera yavomye mu kumva ijambo ry'Imana, kwa kwizera yakuye mu gutega amatwi ijambo ry'Imana, kwa kwizera yakuye mu guhereza Imana umwanya akayitega amatwi. Imana ishimwe. Sinzi ibintu uteze amatwi muri iyi minsi, sinzi ibintu uhaye akanya muri iyi minsi ya none ahangaha, ariko icyo nakubwira ni uko washakisha uburyo utega Imana amatwi ukumva ijambo ry'Uwiteka, kuko muri iryo ariho haturuka kwizera kuzatuma ubaho. Iminsi tugezemo nta muntu uzabeshwaho n'icyo ari cyo, nta muntu uzabeshwaho n'amashuri, nta muntu uzabeshwaho n'imiryango, nta muntu uzabeshwaho n'uko areshya n'umufuka afite uko ungana, nta muntu uzabeshwaho n'imitungo. Ahubwo umukiranutsi w'Uwiteka igiye kumubeshaho mu minsi dusohoyemo ni ijambo ry'Uwiteka rifite kwizera. Kwizera kwe yasoromye cyangwa yasaruye ni ikintu cyitwa kumva ijambo ry'Imana, niko kugiye kumubeshaho mu izina rya Kristo. Yesu ashimwe. Wakwibaza uti ko abantu baba batunze
abantu bafite amashuri, abantu bafite amazu, bafite amamodoka, abantu bafite imiryango ikomeye, ariko bakanga bakabura amahoro, bakanga bakabura umutekano w'umutima, bagahunga ibintu byabo, ugasanga barimo barava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Uwiteka aradufashe cyane. Ni iyihe mpamvu ibatera? Ese ko inzara y'iby'isi baba barayishize, ni iki kintu kibatera kubura umutekano, kibatera kubura amahoro, kibatera ubwoba bw'ibizaba? Ni iki kintu kibatera kutagira stability, kutagira musimamo? Nta kindi, nuko nta jambo ry'Uwiteka bibitseho, nta jambo ry'Imana bazi, nta n'imbaraga z'Imana bari bagasobanukirwa. Iyi niyo mpamvu itera abantu benshi guhaba. Iyo utazi ijambo ry'Imana, utariteze amatwi, utarihaye umwanya, uhora wibaza ngo mbese nzabaho nte, mbese nzarya iki, mbese nzabyara gute, mbese nzashaka gute, mbese ngewe nziga, mbese ngewe niniga nzabona akazi, mbese ngewe bizagenda gute. Ugahora wibaza ahazaza hawe, mbega ibyiringiro byawe biba ari ntabyo, kuko ijambo ry'Uwiteka ntabwo warisomye. Uba ufite guhaba. Iyo umuntu atasomye ijambo Imana, ababisha baramubwira ngo tuzakwica, nawe akavuga ati ndapfuye. Abarozi bakamukanga, agahora afite ubwoba bw'abarozi, ahora telefone abakozi b'Imana, munsengere, munyingingire, ibitero by'abarozi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Afite ubwoba, afite guhaba, kuko ntiyigeze asoma ijambo ry'Imana, ntiyigeze atega amatwi ijambo ry'Uwiteka ngo rimurememo cya kintu cyitwa kwizera. Uku kwizera gutuma abaho. Tubeshwaho no kwizera. Yesu ahimbazwe cyane. Twakomeje kuririmbana umuririmbyi w'114, mbeshwaho no kwizera Kristo. Umuririmbyi akaririmba ngo gukuva usintinya ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi ko Uwiteka Imana ibitegeka, kwigangira nuko ubusa. Ibi ni ibintu bivuga umuntu wasomye ijambo ry'Imana, ni ibintu bivuga umuntu wariye ku ijambo ry'Uwiteka akanyunyuza za ntungabugingo zitwa kwizera. Kwizera kukamubeshaho. Imana ishimwe cyane. Mwarahabye, mufite ubwoba, nta musimamo, nta stability. Kubera iki? Ntimwigeze mwumva ijambo ry'Imana, ntimwari mwana akamenya n'imbaraga z'Uwiteka. Umuntu uzi imbaraga z'Uwiteka uramukanga ukamubwira turapfuye, agahita akubwira nka Yesaya mu 57 akakubwira ngo uko Umwami Imana izantaba nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye kamera nk'urutare, Imana ishyirwe hejuru cyane. Haleluya. Umuntu uzi ijambo ry'Uwiteka ajya ahumuriza umutima we nko muri Zaburi ya 4 umurongo w'9 akavuga ngo nzajya ndyama nsinzire nizigwe, kuko Uwiteka ari umpa kuba amahoro. Ntabwo ari abantu bampa kuba amahoro, ntabwo ari amashuri, si ibindi, ahubwo Uwiteka ni umpereza kuba amahoro. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibintu bivuga umuntu wateze Imana amatwi, bivuga umuntu wahaye Imana umwanya, akicara bugufi bwayo, agatega amatwi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba ibiryo bye bya buri munsi, rigashora imizi muri mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, ndiho ndasatira gusoza. Mariko n'ubutumwa bwiza ibice byaho 12:24. Biravuze ngo Yesu arabasubiza ati aho si cyo gituma muyoba, kuko mutamenya ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Abantu benshi bahora bayobagurika, urasanga barataye umutwe, kwirirwa birukanka inyuma y'abahanuzi, kwirirwa birukanka inyuma y'abakozi b'Imana, kwirirwa birukanka inyuma ngo y'ibitangaza, kwirirwa barimo barayobagurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batega amatwi ibonetse byose, bahereza umwanya ibonetse byose. Ikintu gituma abantu uyu munsi wa none ahangaha bayoba nuko batari bamenye ibyanditswe, ntibari basobanukirwa ijambo ry'Uwiteka, ntibari basobanukirwa imbaraga z'Imana. Yesu nadufashe cyane. Iminsi dusohoyemo, iminsi turimo, ni iminsi y'abantu bigeze kumva, ni iminsi y'abantu bumvishije, ni iminsi y'abantu bibitseho ijambo ry'Imana muri bo, ni iminsi y'abantu batunze ijambo ry'ishobora byose muri bo, ni iminsi y'abantu bazi Imana yabo. Wayimenya gute se utarayigishijwe? Wayimenya gute se utaramenya amateka yabo? Uwiteka nadufashe. Daniel yanditse mu 11 n'umurongo wa 32 ngo abaca mu isezerano izabayobesha kubashishenga, ngo ariko abazi Imana yabo zakomera, niba mara gukomera bakora iby'utwara. Mbese abazakomera ni bane? Nabazi Imana yabo. Bayimenye batese, bayimenye uko bumvishije ibyayo, bateze amatwi ijambo ryayo, bayiteze amatwi, bayihaye umwanya, ijambo ryayo bararimenye, basobanukirwa n'imbaraga zayo. Nka Saduraka, Meshaki na Abednego bakabwira umwami, bakamubwira ngo icyo tuzi basha kudukiza, nubwo kandi itadukiza ntabwo twaramye ibishushanyo. Aba ni abantu bamenye Imana yabo, bayimenye batese, nuko bayiteze amatwi bakumva ibyayo, bayiteze amatwi bumva ijambo ryayo, ikindi basobanukirwa n'imbaraga zayo kwibasha kubakiza. Yesu nahimbazwe cyane. Aya ni amagambo avuga umuntu wumvishije Imana, wateze Imana amatwi, wumvishije ijambo ry'Imana, wariye agahaga mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ashobora kuvugwa na n'importe qui, avugwa n'umuntu wabashije kumenya. Yesu ahimbazwe cyane. Nshuti yanjye mwene data, niba nta jambo ry'Imana ufite muri wowe, witegure kuyoba, kuko inzira zigiye kuba nyinshi.
ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana ishobora byose. Inzira zigiye kuzaba nyinshi, abantu benshi bazayoba, kandi iki nicyo gihe Satani agiye kwisasira benshi. Abitwaga ko bari bahagaze bagiye kuzahura n'inzira nyinshi. Nutangira guhura n'umuntu, ujya uhura n'umuntu ubona yakanuye, kandi wari uzi ko ari umunyamasengesho, wari uzi yuko aba mu rusengero, bitewe n'iki? Nta jambo yari afite. Yararirimbaga gusa ariko nta jambo. Yari umuhanuzi gusa ariko nta jambo. Yabaga mu rusengero gutyo gusa ariko nta jambo. Umuntu utarigeze atega ijambo ry'Imana amatwi, utararihaye akanya ngo Imana ivugane nawe, Imana imubwire ngo yumve icyo Imana ivuga, uyu muntu agiye kuyobagurika. Yesu arababwira ngo impamvu muyoba si uko mutamenye ibyanditswe cyangwa ngo mumenye ubushobozi bw'Imana. Ndiho ndasoza, munyemerere mbabwire kino cyifuzo mumfashe kugisengera, kuko ndimo ndumva nifuza yuko iyi nzara yakwira mu isi, abantu bakagira inzara yo kurya ijambo ry'Imana. Abantu bafite inzara nyinshi, bafite inzara zitandukanye z'iby'isi, nyamara birimo birashirana no kwifuza kw'isi, ariko ndifuza yuko Imana yatanga inzara, donc igatera abantu inzara, abantu bose bagahishirirwa ino nzara, hanyuma bakahagizwa no gushakisha guhazwa n'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka na fashe cyane. Dawidi nawe ugeze kuvuga ijambo ryiza nakunze muri Zaburi 119:11, aravuga ngo umva, nabitse ijambo ryawe, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Impamvu yatumye nkora stoke y'ijambo ryawe mu mutima wanjye, impamvu yatumye ndyubakira ikigega mu mutima wanjye, ni ukugira ngo ntazagucumuraho. Imana ishimwe cyane. Ageze ku murongo w'105 aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana niba riri muri wowe, ngira nkubwire ngo uzabasha kugira Isiyoni, uzabasha kugira mu bugingo. Imana ishimwe cyane. Biri ijambo ry'Imana rirambwira mu bice 35 bya Yesaya, uze gusomere ku murongo wa 8, bikambwira ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa yo kwera, abanduye imitima ntabwo bazayicamo, ahubwo izabiye babandi, ngo abagenzi nubwo babaswa ntabwo bazayiba. Babandi ni bande? Ni abantu bumvishije Imana, ni abantu bateze Imana amatwi, abantu bafite ijambo ry'Imana muri bo. Ese izi nzira ugira ngo birivuga muri Zaburi ya 44 umurongo wa 6, ugira ngo ni inzira zifa kwiterasa, ugira ngo ni inzira zifa kwirema? Izi nzira ziva mu kumva Imana, gutega Imana amatwi, kwizera ko guhesha abantu agakiza. Imana ishyirwe hejuru cyane, aka gakiza kakubaka inzira mu bantu, Imana ishyirwe hejuru. Aba bantu rero nibo bazabasha kugera Isiyoni. Itabaza rimurikira ibirenge byabo ni ijambo, kugira ngo iyi nzira batayivamo nuko iri jambo riba riri ku nkingi z'imitima yabo, barariziritse, bararyibwira ku manywa n'ijoro. Usome Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu udakurikije imigambi yawe, ntahagarare n'abanyabyaha, nticare n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Niyo tekereza, ijambo ry'Imana niryo yibwira, ahereza umwanya ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Ngira mbabwire ngo niba dukunze ubugingo bwacu, tukaba dukunze guhagarara tudatsinze urugendo bwa Satani mu minsi nk'iyi ya nyuma y'imperuka, ndabasabye duhereze ijambo ry'Imana umwaka, dutinde mu ijambo ry'Imana kuko dutinda mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Nganiriye namwe nkunganira abanyamwuka, umuntu usangiye nanjye kino cyifuzo amfashe dusenga Imana mu izina rya Kristo. Muri Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 hari ijambo rimbwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hari ibyiza bigutegereje niwumvira buno butumwa bwiza, niwumvira rino jambo, Imana izakugirira neza. Ibyo Imana yavuganye nayo bizasohora. Ngira nkubwire ngo nta kimana yavuze kitazaba. Ndakubwira nk'umuhanuzi, Imana yo mu ijuru ntigivuga amasigara byicari izagusohoreza icyo yavuze. Ariko umurongo wa 20 urambwira ngo nimwanga mukanga kumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Abantu banze kumvira Imana, abantu banze gutega ijambo ry'Imana amatwi, abantu baryumvishije bagakora ibihabanye naryo, inkota y'Uwiteka iraje. Imana idufashe cyane. Musangire nanjye iki cyifuzo, dusenga Imana tuyibwire ngo Mana tanga iyi nzara, hishurira abantu ino nzara, kugira ngo tugire umwete, tugire ishyaka, tugire donc dushire imbaraga mu gushakisha uko twarya ibyabasha gutuma tubaho, uko kwizera kuzabeshaho abantu tubashe kugutunga muri twebwe. Imana y'amahoro nibagirire neza, ihaze kuza ku mitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Ndabakunda cyane.